ukwiye umuraza mwiza wiza utari umurezi utari uruzingo utari ikizibaho kuko uri mwiza ngewe ndabizi uri nk'akazuba nta by'uburezi wakumwaza namumwaza namuha zeru nini kizibaho kandi azibemo bebe ubwiza bwawe buteye ubwuzu muri top 10 urakaba top Insta YouTube na TikTok mu guturindinga urakaba top ntukabe shoti urakaba toro uramutse utewe nta gutuzi wagutera namutatura n'ibiti bitandatu ku mata yakagatora sheri ndagukunda kandi kurusha uko ubyumva I swear for sure. uyu munyengubanza urimo amarenga n'utugambo mbwira turimo amacenga ibyo nkorera birenze ubuhanga musore w'uburanga n'ubu ntamuranga naguhisemo ngo mbere umuraza uyu duhuza ibiganza mwibanga uwakwanga n'ubwonko bw'amacanga baby boo my love printu ubundi hari icyo nkundira uyu mukobwa ikintu mukundira bwa mbere nicyo kintu ajya gukora ukavuga uti kabisa this boyfriend is my boyfriend kabisa nicyo mukundira ubundi uwo muri yarambwiye ngo ubwo ntangiye kunaniranye n'ubwo ninjiye mu bintu bya rap ngo ndikirara wasange inkwitabi n'urumogi ari kubimbonamo aramutse ambwiye ko atankunda akanabikorera igisigo twese uko turapa ntabwo ariko dukunda ifeke ndabasuje mwese abantu mukurikiye MTV show. This is the host one kintu kiganiro cya mbere navuga man kiri trend byatari kuko ngiye nitezemo ibintu birenze hanga am some rappers nkaba ndi kumwe n'undi mu poetist man n'abantu batandukanye kandi baje guhura sometimes banyambwira ngo baranakundana ariko simbizi neza ndaza kwiyoza rono man yemero ko mutipa tereta kuzinira ko baby yamwemeye nago nabirangije and then ndabasuje mwese aho muri mwese South Africa abantu muri East Africa abantu muri USA muri Australia European mwese ndabizi neza ko ikiganiro kuri views 300 zishobora kugira I know that ngenda byizera ko ntago azabara umuntu mu diaspora ureba iki kiganiro nukibona rero just our type ndakubwira this is the talent we have mu Rwanda kandi zirenze I'm with someone boyfriend meze bite meze sawa amahoro cyane ibintu ni fresh ibintu ni ojika derukana mbona yewana ari hatari sibyaje kugenda gute kamanze nibwira abadukuriye ese banze ubwire biracyari hatari ntabwo bikiri ibintu bya hatari cyane none kutarahindura ndabona ishati iracyari kwakunda bivuze iki bizaza gusa hari ikizere hari akiyongereyeho okay introduction tugende tukomeze ni boyfriend Patrick nk'ibisanzwe ndi umuhungu w'umuhanga aho bahunga sinjya mpunganega impangu mpangara murenze impinga sinjya mpunga muhaga nubwo butahari nkatoyi ninjye muhungu mwiza umwaza umwiza mwese umwere ntabimwira nta numwate wo kumwaza ndi umwari utari umwana ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu umwari wawe yamaga imwe cyagiye ariko ubu mfite uyima ari uyu umwari wawe yaguhaga umwari wa cameraman yamaga imwe kwitama ubu byarahindutse mfite uyima ari uyu bamwita Helga Elina bakwita Elina intro yawe si wowe cyangwa nawe uri mu poet cyangwa somehow ari ikindi kintu uri rapper akabazo gato cyane nakumerera mikoro gato ubuza gute gukundana n'umu poet ndabizi ko ari abanyarwanda bafite ikinyarwanda kiri strong byatari kugira ngo bumve bigoye wowe bihuza gute bimeze gute nayo mpano uretse ujye ubyumva cyangwa byagenze gute ubundi no atari kuvuga ndabyumva of course you know mu poet igenda umurapa kandi bura iyi rapa muvango slang sibyo slang ndetse n'ikinyarwanda gitomoye what different ubihuza gute yes different rero nyine nuko wenda turi new generation gusa nyine niyo urapa biba bisaba ngo ubanze uzemo ibintu bike byo muri poet okay means that muruzuzanye ndabona ko urabyibushye warananutse of course ngo nyine ibintu ni full to sweet couple okay intro twagiye uretse gato dutegure dushumike umujyi abari top tubanze twigisha abati by'iyisi ntafuri muri iyi game ndi gukora ndi busy wabanje ugatuza ubundi byo uri kumva ni ibiki hip hop niyo njyana yatugeze mu mitsi niba utari red ubundi uri kurwana n'ibiki wavuye mu gakino ugasigama abashoboye kwiyinshuro nanjye ubwanjye ko njemo mbashoboye hit ni hit byumbwira biri week mvune z'injyana zo tuzumva buri munsi urukundo tubikunda ntirwa tuma turekura buri munsi nuguhita urashaka kuyagura ndakatira maniga agenda azana imiteto please kuri plot ndabiko
ndikora singira steto nta guteta buri munsi n'ugutigita kapo ndimo nshakisha iposho ndi gushaka igikapo. Yeah, new generations from poetess and rapper. As I told you, this is a show, bro. Iyi ni show ya danje, I guess. No se Elina kano kanya muri rusange, serious. Umuntu aramutse agushaka right now. Serious. Arabona nagutse gushakira ko agushaka byankunda yishimiye your talent baby. Cyangwa ashaka kuvugisha ari ikintu ashaka kubwira inama n'iki n'iki yagusanga y'ubundi. First of all umuntu nshaka nsanga kuri channel yanjye. Channel yawe yo kuri YouTube yitwa Elina Official. Nanjye umuntu nshaka yansanga kuri Boyfriend TV. Mwango mwese mufite address. Yes. Icyo nicyo cyambere man. That's why gusa ako uri n'umustar man. Muri kuba star muri imizi muri kubimenya. Urumva somehow sinzi ikibazo nshaka kubaza niba mujya musoma comments zanyu. Yes. Umaze gusoma comments zinga boyfriend. Konzisoma gereranya tu nk'ibihumbi 9. Ibihumbi 9. Yes. No sizi guha courage zari nyazinga. Zima courage muri ibyo bihumbi 9 izitamferista cyangwa se izincinege wasanga zitageze mu ijana. Yes. Ubwo muri 900 800 zose ndi ziguha courage mu bihumbi 9. Yes. Mu bihumbi 9 ijana sanga arizo ziri nanumvise 900. Oh yeah. Ni ibihumbi 9. Yes. Bro ndumva ariko nta weakness cyane none se ubimanaginga gutizo comment mbi uzivuga iki? Hoya none se ubundi aho bagiye ni hujya kandi nago wakurikira bake abenje ujya aho bishuje hari aho bishyuje hahiye muri make. Bivuze ngo rero izo ijana nago ni nk'agatonyanga mu nyanja. Yes, abo ngabo nago nanjye nabaharayiki kandi abandi mbaharayiki. None se boyfriend kamaze kureba gusoma comment 9 aho umaze gusoma zingahe pretty girl? Ni nyinshi cyane. Ni nyinshi zirimo aho ngaho mu 9 cyane kuko gusa ngiye izinci intege niye kabisa. Niye nese rimwe wibuka basi tuvuga uti umuntu yarankomye ndamana igitekerezo ndavuga ni umuntu yebana jamuwarira. Yes, nabwo yabura. Niye yakubwiye ngo icyo umuntu ebana uwo muntu yarambwiye ngo ubwo ntangiye kunaniranye n'ubwo ninjiye mu bintu bya rap ngo ndikirara wasange nk'itabi n'urumogi ari kubimbonamo gusa comment nubwo iri negative yahise motiva cyane nyine. Kandi nyine niko biri aba rapper mu Rwanda ukuntu tubafatira bizi man mu Rwanda nyine cyo nase nibaza ese mu poetist we yakwemeye gute ni gute ko kandi kuba muri icaranye mukaba muri kuvugana afata mic kugira ngo utamuvuna sibyo? Ntago nyine byumvikana kumva ngo Rumaga sibyo arimo arateretana na Nesa sumuzi. Yego. Imana ikinye kugira ngo abanyarwanda bifata nyine nawe byumva. Abanyarwanda kumva ngo Nesa na Rumaga is like boyfriend na Edina. Yes. Muri make je ndikubona muze gukora different itandukaniro tu sibyo mukireka ko mushobora guhuza poet na rapper byose bikaba ari ibintu bihuriye mu turahuza cyane kandi nabyo koko nyine n'abantu badukukiye babyumve neza sibyo twumva ndimbo za Kevin bro twumva gakondo ya danje imeze neza bivuze iki rero man nyine ikintu mugiye gukora mwebwe ni cyadanje ahubwo igihugu nishaka kiba supporting abanyarwanda bakureba bavuga ati kabisa ibintu muzanye birarenze ubundi bari he nicyo cyase naguru kutara ko nizere kuri kubabona cyane suri kubabona benshi muri make nyine cyatuvuga ko indirimbo yawe I guess man iri kujya ku rwego rwiza sibyo even na boyfriend nawe njya mureba biganiro bye mbona ko birebwa cyane sibyo kandi ikintu cya mbere comment z'uzambere nabonye tu sibyo hanyuma rero tubwire mu buzima bwawe sibyo nizihe mbogamizi urugura nazo ubu ngubu kano kanya tuvuga ubu ngubu imbogamizi ndigura mu buzima bwanjye muri iyi industry imbogamizi ndigura nazo kandi uvugisha ukuri yego nuko nyine bitewe wenda na quartier cyangwa nyine bitewe na quartier nuko ari no performance ikindi nyine twebwe ikindi ni ukubura support nyine yo kugira ngo ibihangano byacu byose tubashye kuba twabishyira hanze abanyarwanda tubibagezeho bose kuko twebwe bitewe n'ubushobozi buke nyine ibihangano kubigeza hanze ntabwo biba byoroshye keretse wenda nk'iyo duhuye namwe mukatunagiramo aka interview nyine turumutwe. None se muri societe ahantu tuye kano kanya societe gufata gute abantu muturanye muri famille ibiki bagufata gute? Cyamamare fo
ntago kubona nk'umuntu se nka comment nabonye kuko ndabizi ko akenshi abantu nyine abantu babona uri kirara bakavuga iki niki wabwira message wawe nyine kano kanya niye. Okay, message nabaha abanyarwanda na bamwe banyarwanda kazi ikintu nababwira twese uko turapa ntabwo ariko dukunda fake. Ubu se basi ngiye kano kanya nshaka kugira ngo umenye sibyo niki kintu ajya gukora ukavuga uti kabisa this boyfriend is my boyfriend kabisa niki mukundira ubundi kintu mukundira nuko nyine ahorana confidence kabisa. Confidence ahorana confidence ubwe nyine nuko ari kwijijisha imbere ya kamera. Mu mic yazitwereke nawe gica kugira ngo kano kanya ugire ikintu umubwira uyu mukobwa muri yanganzo yawe. Uyu muraza mwiza wiza utari umurezi utari uruzingo utari ikizibaho kuko uri mwiza njyewe ndabizi uri nk'akazuba nta by'uburezi wakumwaza namuha zeru nini ikizibaho kandi azibemo bebe ubwiza bwawe buteye ubwuzu. Muri top 10 urakaba top, Insta, YouTube na TikTok mu guturindinga urakaba top, ntukabe shoti urakaba toro. Uramutse utewe nta gutuza wagutera namutatura n'ibiti bitandatu ku mata yakagatora. Sheri ndagukunda kandi kurusha uko ubyumva. I swear for sure. Bro, ukuntu ibaza kugatwenye nuko bigoye sibyo ariko man nako yishimutse paramukunze pe. Kandi ayo magambo sinzi ko ari umukobwa wawe katira man none baza umuntu kugura n'inkweto man. Bahiye byonyine ubyo yigomwa byose kugira ngo akwitaho. Ogiye bibona. Nawe igira iki murahura nari. Online dataneme ngiye cyaguye mu munyemereza. Umwe ku mubumbi iyo mubonye ndamusatira akinkubita imboni nawe ahita hindukira icyadutanya kitari impanuka kirazira nta numwe wabinkoreye ni harudinzira nukuri ntababeshye be niwe big dealer. Of course baby wanjye nkunda byo ni nk'umubiki twaciye umurongo abandi barazimira igihango twakigiranye dufashe kuri Bibiliya. Sinzi ukuntu niyumva ndi kureba iyo nzobe. Of course ko mbibonda sindi mu buyobe mu rugendo ninduhanze agendesha indogobe kibasumba nkunda njyurenza abandi basore sinzemera ngo abandi bakobwa bagutobe nsoma amata nkumva ryoshye kurusha umutobe sindi umugome mu bibazo ngo nzakuyobe nawe urabibona ngaho ngwe no mu gituza hobe nzaba nkimubona mpaka bayako gasaza papa wamunyimye namushimutira mwihekaru ngome rya kareti nkuye ku gapanu sinahindura igikanu ngo nsubire kuri mukaru. Mo bebe bajya bavuga ngo unyange ngo kubera yuko ndo umukene ariko icyo nkukundira sha nuko nkundira ukondi nkongera nkabiguhamiriza nti hoya nkundira ukondi ndoko nundore nkabena amadoka ndabizi disi mbona utudodiyo na danduje udukara ariko disi nge ndagukunda ari kuri wowe niyita rukundo niziri ku mukanda kubera wowe niwiyandike ngo ndeke nubwo nta mukandara numva narakurwariye indege kandi murana ndembu yo kudimba buri ukudirigaho niko sha Erina hoya numbarizeho mani disi mani narumiya nagusomera Yeremiya cyane kuteye nka Mariya ndikumva nakumimirana n'ubu cyane kuwambaye na mini ndikumva wayimanura ikamanuka epfo mu mano reka nkubere de beni mushishe hafi ya nyashi tubeshe ngo nishanga sha usukubesha nubwo nta mushahara ndikumva nashushe icyama nawe ugashuha kurusha wanwa y'inshushu shaho byaba bishushe iyi shati nanayishita ugahora unyita shushu Erina nukuri nkundira ukondi nduko niziri ku mukanda kubera wowe Erina ntuye mu nda mu rukundo sindi kigandi ibyo ni iby'abagande ngewe ndi umunyarwanda uzabaze n'abarundi ngukundo rwa burundu ngutuye indirimbo mu nda umuhanzi ni Kevin Kademero duyumvire mu nda nubwo ndi umudiyakoni kuri wowe nabi ndaye Erina for sure. Nyaba dafite nijana donke icyekora nuko bigukorera neza ngo n'umuntu ayigezaho ari ifiriti I don't know ni inyizi byose arimbye nicyo wumvise oya nese nje byose nabyumva bikubwiye sinanayisubiramo ariko oya tuvugishe kuri mani kano kanya urumva uyu mutipe nanjye nakubeshye ndabona nta muntu even ufite n'igisigo kandi cyanuze cya Priyalinda ayo gucunga neza uyu mutipe si yaguteresa ukamwiryaho kugira ngo mwemere bikaba intambara agasaba ko narira akanapfukama genda byibuka wari wakigiye ejo bundi azari kumwe na Linda Priya uzavuga uti baby bimeze bite ati bimeze bite kandi wababara
niba bari kumwe n'undi na kanarigira amacano menshi ariko igakoreshwa na telekomande nshatse kuvuga iki rero ndamufite by'indani meze wakoresheje iki kugira ngo mugire kucyumva katagucika ntabwo yancika kubera iki by'umwihariko ikintu nshatse kuvuga wowe sibyo ndabizi ukuntu wamugoye sibyo muri make aragukunda sibyo se kandi ngiye kano kandi ntabwo ndumva message yawe yatangiye itimo ko mavuga ati this boy cyangwa this girl everyone is very badass sibyo se ndagira ngo mungutira kandi kantu kamwe gusa ndishaka dusoza uyu munyengubanza urimo amarenga n'utugambo mbwira turimo amacenga ibyo nkorera birenze ubuhanga musore w'uburanga n'ubu ntamuranga naguhisemo ngo mbere umuraza uyu duhuza ibiganza mu ibanga uwakwanga n'ubwonko bw'amacanga baby boo my love ntuhabe naguhisemo ngo mbere umuraza uyu duhuza ibiganza mu ibanga uwakwanga n'ubwonko bw'amacanga baby boo my love ntuhabe cyazangaho nabwo man cyaze mwana ntabwo nababeshya nubwo mwavuga nk'iki n'iki mutipe nimukundana na boyfriend ukaba girlfriend ashobora live man zabiho umugisha bitewe nuko ni ibintu byuzuzanya nakubwiye wowe rapper na poete ni ibintu byumvikana nyine nta kintu uzabura kuri we nukenera ikinyarwanda uzacyumva kuri ubundi hari icyo nkundira uyu mukobwa ikintu mukundira bwa mbere mbese gituma kimotive nkahita ndushaho kumukunda iyo mbonye ari kumwe n'ibindi bisore nangwa n'ibindi bikabo mpita nshiramo umuhate kumukunda mpita menya ko mfite muri make de papa club man this guy is kabisa cyaze man kizero agifite nawe nayibonye kabisa nazajya ahubwo icyo nzi cyo uyu baby urumva imbeba ryari menge wallahi kuko ndabizi neza ko hari abakobwa muri comment bameze nabi bavuze this guy nshaka nyambwira amagambo abyumvise na wallahi wowe ndabona uri hata wowe uraryira imenge wallahi yaraguteresa uramwanga kugira ngo mwemere bisaba intambara sha ubwo so icyo nzi cyo mutwara yaza yitwaye icyo nzi ntago kinazitwaza nanjye sinyizi so bese kadakunda inzobi none sikangubaze hari ikibazo bakubaje muri channel ya nize kubonaho ikuntu nagisubije numva biranangaje ngo boyfriend uramutse umufashe yagiye guca inyuma wenda se umuhungu ngo wamubabarira nibyo wamubabarira so namubabarira nyine rega boyfriend ndamukunda cyane kuko nyine niwe nahita mvuga ngo ndamwanze ho yadutandukane nakwicuza kandi nabyo mu mutima ndamukunda muri make none sikangubaze njyare ibintu ntakurura ibaze ko wari umuhungu wagiye gusura se umuhungu nyine nabangushije ishyano yego naba narapfushije mpagaritse ariko se none ibibazo umuntu arabyakira mbese muri make ushatse kuvuga ko ntabwo yabikora tuvuge rwe biramutse bibayeho none si yajya muri rurarwo rwa se muhungu ashaka amenye mbese ubwo n'iki kandi se muhungu ajya mu rwe ntabwo yajyayo wese okay nyine njye nashatse kuvuga ko mani urumva se first of all mani muri minsi hari ibintu bisigaye bisekeje agishobora gusanga guca inyuma kuri we icyo kibazo ugasanga arimo arabanga ise ukajya umenya ngo ntabwo byanze ngo urakoze ukabyumva gutyo ntumenye ukuntu byagenze kumbe muhungu yibereye Sandra toyizi happy ntabya Sandra none si bukano kandi iki kintu yakora ugahita uvuga uti this boy kabisa ndarekuye nicyo kintu yakora ukavuga uti iki kintu ntabwo nyine aramutse ambwiye ko atankunda akanabikorera igisigo kuko ibintu nyine yabikoreye igisigo biba bimurimo cyane iyi biba ari ukuri biba bimurimo abikoze byo nahita mubwira ni ngaho ikomereza umusore wawe akenshi kubiza impano si impano nyine impano ni impano urakumva ari nka story ndayumvise cyangwa ahantu yabikuye akabyandika wenda avuga ngo ndabikubwiye kuko abikubikora byo azanabikora ndabizi ko muri society yose agomba gukoramo ikintu agomba gukora bitewe n'uko abona ibintu ari serious hari ukuntu avuga igisigo yagikoreye umuntu hakazamo neyimuye hakazamo iki hakazamo neyimuye neme umuntu yagikoreye neme yawe ajemo neme yawe haramutse hajemo neme yawe kaba kabaye hari undi muntu mwitiranwa se
ese ni model nawe undi bitwibwira muntu twitiranwa baziranye nabikubwiye kangubaza ubundi boyfriend Mike uramutse ugiye kwanga nka Irina n'iki kintu cyabimwereka ikintu cyabimwereka ahubwo se ubwo yabazize iki none si ikibazo cya Irina rero nabwiye nagakwizeye wayibonye niba cyafite n'ibunyenge ko azagusiga basi na yari gutanasoza ati ntago nzabikora Irina wamutuyemo Irina asigaye agukunda cyane agakabye sasa wenda nkurikije n'uburyo ngiye mukunda niyo namufata aryamanye n'undi mugabo mu rugo twarashakanye nta nubwo ngiye namwirukana ahubwo nasohoka ku neza nkafata fone ye ntarangiza nkahamagara nyina nkavuga ngo ngwino ufate urukobwa rwawe rwasaze yes cyanyabyo Nesugutane no kumwirukana ni nyina waba umujyanye kandi nyina si yaza kumufata kandi urabizi baranga umwana bari uwa nyina wamutwaye mu rugo rwe mari wamukuye mu rugo rwawe ntago nabamwirukanye hose ubwo wawe nshinja iki aho ngaho kuba byonyine mugiye gutandukana murare ku gitanda kimwe njye nabwira iwabo ngo muze mufate urukobwa rwawe mbese ubundi nibyo koko ufite hari amapoem ufite ari true story yarabivuze njye byose aba ari true story byose yes mu bisigo byawe byose ufite sibyo yes zeme kiri true story kandi cyagukoze ku mutima ku buryo umuntu ashobora kucyumva akabati kabisa uyu abasani yes dutemo twagiye Burya disi abasa n'uhuru usanga ubisukira ushaka kubaseseramo bamwe muri bo n'abasinzi n'abasambanyi basimburana kuri simbise byo gusa barasebanya basibije maso rusange isukari si y'abakristo ngo yasambanye na gasoro umusuru useka nk'isi ya none naso nuri kunseseka mu basani hari subizo urisosoye sinabasanga basani n'abasazi baza umusore w'umusana utazasingira isahani yasomagure hisosi ngayisiga agasabona yisigira isimatu ubwo namusanga hesha ngo mbu umusani uri umusani sura suna basi ngo usunire boss kikosite mutayisonye nk'ekariso ya Suzana Sano ndetse na Isimbo satu yisusura mu bisuso ngusura igisongo mu gisambo harya ngo umusani nanjye mbumusani harewe nuko mbasane na misi gisabo seka amasara gasese ku w'amaso ndetse n'isura umwe wisukura ngo muri musanga musani sigo kuko urasingira sida cyangwa usitare kuri sani sari umusirikara gusimbukane muserera no musesemura kurasi wisange hospital ubwo busani budasengiye wisange usigaye busani imbaraga saniseguraga munsi y'umusego na mesa yes oh my god cyakoze ni true story cyagenze bite yandika abasani nawe urabizi ni slang ni ururimi bakoresha nyine bita abasani bakikora nk'utuntu tw'utugurupe man ku buryo usanga bemera ngo nibakoze isahani ibyabo nyine akaba ari ugusosora amakariso mu bisusu bya ba Suzana ugasanga ibyo nibyo bashize imbere so ngiye nago nabo umusani yes nisura abasani se ura navuze ngo bamwe muri bo of course okay bamwe ndabyemera okay none se bundi akabazo kamwe nago awunda ukaboko wavuze ko ugira ngo kataziba sibyo yes kazahoramo gutyo mpaka pemana cyangwa iyo ngeso cyangwa nawe ukizera ni ishati ndakubwira impamvu ubundi iyi shati nindangiza nge ku kaboko yes birajyanira nta kibazo iyi shati kuko ni mwokari sasa iyi shati iyo uyivuze abenshi iyo bayibonye bahita bumva ishuri sibyo kuko ni cotton kera twaraziga yes sasa rero nimba uhise wumva ishuri muri iyi si rero biba bisaba iyo uri wiga biba bisaba kugira ngo ukore cyane ubu wa mbere mu ishuri iyo nyambaye rero muri iyi si niyumva nk'uri ku ishuri muri uru ruganda ndimo nkashiramo imbaraga kugira ngo mbe uwa mbere yes muri make ushaka kuba uwa mbere iki yashatse ivuga yes aha turagaruka nyuma hanyuma ku kaboko aka kaboko iyo kari mu mufuka ntago kakwiba yes rero nimba kari mu mufuka uragashinja iki kari mu mufuka yes wenda gashinja iki aya kirari hari icyo nagashinja ikihe shaka ari nk'ikintu gapfunditsemo aho ngaho wenda kakwiba oya ni kazima nta kindi kintu kirimo yes nose ko kandi kubwo niko nago kakwiba gute se oya
ubusaka kakwikorera umutwaro cyangwa se ugiye gukora ugakuramo. Yes, ubundi nyine hari ibyo bavuga ngo gukora amaboko mu mufuka tugakora. Ubwo uramutse rero ubonye ndi gukora wabona nagakuye mu mufuka. Mu gihe rero ntari gukora jya mu mufuka wowe kaboko utaziye. Okay. No se bizagiza ryari kugakuramo? Mbo ndatekereza ko igihe cyose nzaba ntari gukora kazaba karemo, ariko ninjya gukora nzagira iki nzagakuramo. Ese nawe bimeze bite nta kintu kamukoraho? Ambo yankundiye ukundi. Yes, urumva nta kintu byamuhungabanya. Cyatse kumupfumbata wenda sumupfantisha ako meze bite shubundi muri makini cyangwa ko ngiye cyako turangiza iherezo rya. Yes, uzi impamvu twakora kugira ngo iyo turyamye akanga muranarana murabana oya ndi kungiye kumubwira nyine uyu ndyamye iyo turyamye nyine mu rugo na petit frère. Yes. Okay nare ndakaryamira nyine nkakisegura. Okay sawa no se okay ni byiza. Yes, gusa nyine umve ko abantu bakurikiye mani bakunda byawe even namwe mwakoze team abantu bagiye kwa nako mwakoze urukundo nari ubwananya na team. Asumana tabishura mukunda 100%. Uyu mukobwa ndamukunda ariko nshizemo akantu ariko yiterina nshizemo akantu ko kwimyoza. Ariko no kwimyoza ariko iki nyine ndi kubwira ndamukunda ariko nyine nshizemo akantu ko kwimyoza ngo ntago ari 100%. wako nko buri kumbaza kwiye ahubwo ntago ari 100%. ariko ari ninyoje. Yes, nabyumvise. ndamukunda nese ko nejo namuguriye ibijumba kandi nkahitamo amajumba mu isoko gakuze iyamba natamukunda simba na iki cyana uri kukireba hasi kugera hejuru. Abana bari hano hanze ibijumba bizakunda zabirya iwapi namubwiye ngaze kubihata. Oya ntago ikizo uri kubihata. Hari ikintu bita pizza urakizi? Pizza hari icyo bita pizza kabisa hano hanze ku mukobwa nibyo bigezweho muri iyi minsi. Ubwo nabyumvishije nabikubwiyeho nyine nabikubwiyeho ndavuga ubwo ngubwo nyine pizza nta bushobozi mfite bwo kugira iki bwo kuyimugurira. Ariko nyine iyo mbonye nk'abantu b'abagabo nango basore bari kumugurira ibintu nk'ibyo nyine nta kibazo ngewe gira iki bintera ahubwo bintera ishema biragushimisha. mba numva ko umuntu tuziranye cyangwa se dukundana ari icyadanje ari umwana watari wasanga naguca inyuma ntago mbizi ndatekereje ariko gusa umuca inyuma mwana ndasubirangira aho ngaho. Ntabwo muca inyuma ntabwo muca inyuma. Nasi yabibwirwa n'iki? Nese urumva namucira inyuma hehe? Kwizera gusa kubera ko impamvu ikintu cyatse kubivugira ese mani yabiragoye ko umuhungu aguha ikintu cy'ubusa muri iyi minsi. Ni ikintu cy'ubusa ko turakundana. Nese ubwo ni nyine abantu bagwa pizza boyfriend we yambwiye ibijumba iki asugura birya bigakunda. Yego kuko umukunda to. These ladies cyaze muri amazing bari uratagaye cause ntago ndumva poet mu poetist niko wita poetist cyangwa iki poet n'umurap ngite mu bihuzo fresh umurara muri make n'umunyarwanda niki umfata mutukira umugore ntago ndumurara look at your feet bro nicyo kintu cyambere nese ndumurara nambaye deshires akari deshire none ariko ikintu garagara ko nuko nyine uri umurara umurasta man umurapa niba you are the same like a CEO. Nisi my favorite mu rapa ninde ureferaho yigego Kemozela. Yes boda harakira vesco ufite se muri sina tutamutwe twagerezwe Kemusima tamushi sivugwa mu gace ntwari ibyanjye gake by'iyisi bihira bake ntandukanye n'abayaya bigira badanje bahora ku mbuga bavuga ubusa ngo hashye kumwe utazabona isake 10 tindi sake sinzayoboka isi y'abatinganye ngo nake umurara w'ikigarara hena ngaramuke waraye umwirabura zahora mu buhake mu nzira y'amakoro nzafunga boot mace ariko nge n'abakobo yidusoze mace. Oh my god boyfriend wamwumvise umusaza murasta wawe
Wala no so ninde kumera Mike. We ninde muntu werefera to this guy kabisa niwe muntu wa my express kugira ngo gutangira ibi bintu. Cyangwa wavutse usanga ubizi nta muntu nta role model wawe. Mbo sasa ibintu ngiye nkora birihariye sinzi nimba mubibona. Birihariye cyane ndabibona. None se nimba byihariye we nta n'umuntu nshobora nta n'umuntu wirefera. Yes nimba byihariye urumva n'abana arabikuye kuri muri make waravutse ewana. Mbo gusa nyine wenda ntago nabura nanjye umuntu nkunda nkavuga ati byibuze okay byanga kundi gufite classic yafite umwihariko wawe sibyo. Yes ariko umuntu nyine ukunda uvutiye umuntu ewana arabingonera to. Ni Riderman. Riderman? Yes. Gute si Riderman muhuza na poets. Hari akantu yarabye mu ndirimbo ye. Nyine ako numvaga kozemo nk'uburyo nyine nanjye nagize iki n'uburyo nanjye yes. Kinsubirajwe. Bico nyine byatumye mwiyumvamo byata. Okay, subirajwe kwa okay. None se nakaye ni mu ndirimbo ibi yitwaga uranyuzuza. Yari irimo nyine All Stars I think. Avuga ngo arambwiye araburirimba ngo ndi igihugu kaba abaturage ntacyo mba ndikiye utandimo nkukunda sana nkukunda tro mwemera birenze igipimo itara ritera imitima gutera mutese utumanura agatiro mwamikazi kandi mwari y'u Rwanda kamari imesha agaciro uranyuzuza kabisa ni wowe mutima w'urugo nuye ndi umunyamahirwe urenze buri gihe mu munsi twahuye uranyuzuza uransendereza nanga buri wese ukwendereza paradizo urayenyegereza iyo ndi kumwe nawe ngwa neza. Kwigirige mu bisaba gushyira imiteto ukwemeza abapepo bisaba kubaha ibikaze bisaba kuburi hambo ufunzemo amaji gukora imiziki bikunzwe bisaba gatuza. Ni wowe soko isumbiye imisozi ntugasaze nk'abasaza bari musogo kuri umusanzu usa n'amasafuriya nge buri munsi buri segonda ndagusengera ngo witwa Yesu aguhe buri sura ka umubosi kazi nanjye nkubere boss. Umunsi n'amasaha irageze ngo nkwibutse isaha irageze ngo nkubwire kuri malo ese ubundi uri ready ngo nkutemo n'ama vibe kuri njyewe ndumva nayagaye nasonyaraye pasi mbwira niba uri hambo mu mabu. Ni wowe muntu super muri super cup tware cup ni ikopesha bagukope nge n'amapengu turi gupangurura imipangu y'abagupinga kandi abagupinga n'abapinga urukundo rwacu bakwiye amapingu. Baravuga bukira bugacya bikanga ibyacu bikaryoha bikanabacanga twe twubatse ku rutare ho yasika umucanga tubafata nk'abarwayi banakeneye muganga kuvuga ntibibuze impara gucuranga nge ngufite yibanga sinteze kukwanga tubiceho batwigeho tubiryeho batuveho ye ibyacu turabizi. Ese ni yose muri mwenyine yo muri mwenyine ubundi. Yes bimeze bite nese wandika uri wenyine cyangwa muri kumwe? Mbona gakunda kuba hari abagiye kubera yuko babahungu bamusohoka ntago nzaba yajya ariko nyine akunda kunsigira nk'udukweto ngo nze kutumuhanagurira ngo aramubaza ngo ugiye akambwira ngo arambwira naza nuko nyine akaza nk'ejo bundi yatashye ubona ameze neza se keretse yaba tubana abagufitiye ubwuzu si yatashye na keretse nyine yaba tubana none ntago tubana nyine aratunzanira akambwira ngo uze kutumanagurira. Iyo yamubaza ngo ugiye akambwira ngo azambwira naza arambwira naza akaza nk'ejo bunango ejo bundi nareba wagiye bagiye muri studio gukora ingoma none studio every day bagiye muri studio nese nge nandikira studio nyine baragiye studio. Okay nese ndikute imwe muri mu mirongo yawe indirimbo zawe just n'abantu bahita bajya kureba bati indirimbo nyine muri make indirimbo ukunda mu ndirimbo zawe. People injyana dukorira second sweeto people geru y'abafana bamenye izi vasi hitaze ngo bite hasi imihanda tugeremo indani yitruye dukorira imbari nta kindi dusabwa ni kashe. People injyana dukorira second sweeto people geru y'abafana bamenye izi vasi hitaze ngo bite hasi imihanda tugeremo indani yitruye dukorira imbari nta kindi dusabwa ni kashe. Mfite gahunda
ntabwo ndi weak ntabwo ndi busy ku bantu b'iyisi sinita kuba mfata nk'imbuzi ni vuba cyane nkabateza iyisi maniga ndacyafite jano gahunda no gukora nkagera kure uyu muziki reka tuwagore hasi hejuru imipaka tuyambuke maniga iyo turi kumedita ntabwo twita kuri abo badusondeka uzagera aho ubona imipaka hasi hejuru dukemura impaka ibi byose dukorera imbaga please maniga winzanira swaga hari benshi batanga umusada kuko bumvisha amayidi dutanga gahunda ni ukubagira iniga gake gake tugahigurumiya tugakubitira mu igunira heta ziziza zifunga amayira vuga cyane ndaguteza icyaka nkuteza ibyanjye nkuhindura inzanga muri game nzicyo ndi gushaka please marodi mfashe nk'umufana zabarugira ndinde guhaba ndinda mahabara nteza amabara makubihagarara mu mbara bashe gupimanya aho ndi kugana vuba cyane rapiga habwa ipeti natwe dukambuka dutanga fire hano hose tukamenyekana ibyo dukora bigacanira dukara yeah man that's Elina the bad man big girl kabisa ewana wo mitsi mike ndangubona handi handa uno ku rwego rwa Tanjman vibes ziri hejuru none se ubundi byo mubona nugera kure aho ushaka kugira ubundi sibyo kano kanya nyine mwamukugeze tuvuge no rugero namukugafasha sibyo nicyo uzakora kugira ngo ukomeze uyobore ugere ku ntebe y'imbere ugumye nje ikintu nindamuka ngeze hejuru ikintu uzakora kugira ngo nkomeze nyobore mbe one family rapper in our country ikintu nzakora nzahita ngira band kandi ngiye band nzagira ntabwo izaba irimo ibi byamamare tuzi hazaba harimo underground bazaba bahari nibwo bo nzashyiramo kuko ubu ngubu dufite abana benshi bari mu byaro bafite impano ariko niyo umuntu agiye gufasha niyo aba manager niyo mpamvu burana Bruce da Fest yakoze indirimbo yitwa twabagarukiye sinzi niba niyo mpamvu yakoze irandirimbo ubundi n'aba manager bahari ubu ngubu iyo bagiye gufasha ntabwo bari wa mwana uri mu bigori mu bitoki ngo bari wafasha ahubwo afasha nde wawe usanzwe wiyifashije n'ubundi ngiye ikintu nzakora nzashinga band ya underground only ubundi hashye dukore band ya OG dutwike mago kandi bizaba nagari kera cyane kandi ira ndirimbo Bruce da Fest yakoze tunazana yisubiramo urumva ishaka remix nawe uramufana byatari sikuntu namwe abanyamakuru yabateye ariko buriya sinzi niba mubyumva garuke ku banyamakuru ningirwa abanyamakuru zirirwa zivuga ngo hip hop yarapfuye ese basi wayishinguye iwanyu tubimenye imbere yanjye hip hop ihari meze neza buri week nihabura song y'umurapi isohoka nkakubona mu gitondo uvuga ngo ntidukora turakora mukabifana mukabyirengagiza abasha respect kuri bake beza bayirwanira ishyaka ugeze n'amajingo garuke ku manager bushaka hit kurusha abasani babo nabonye banatwika kubarushya walayi banasigaye banakora utubifu abakire bacu kuri muvuza uburofu ngo nge sinamanaginga umurapa nukubizi neza ko ushatse kumurya yakwemeza we nta mikino agira nta murapa ugira imikino nta murapa wishyura gukinwa muri make ntawe wazanaho ibyo gutwika reka mufite abo mwifatira mukoresha ibyo mushaka ngo nabana mwiremeyeye ko rundita banumva numu YouTuber eyo wagwanita face cyaka ko dutwika mbere yo gutwika banza umbwire se ufite ibiceri kununga kamera bisaba kuba wanyishyuye ngo nwe na Melody duha interview for free wowe urinde wo kutwishyuza wowe urinde kubihindura bro nakubwije ukuri kutanunga kamera nta bicero ufise sinzi icyo twumva ubu twamenye ubwenge systeme n'impanguhe man chazi bro chaza bayadushinurije byanyabyo mani yarabahaye namwe yaradukomye ariko nibyo bakone tugatse kuri ibyo bintu nyine aba rapper bo muri minsi man nyine bafite level nyine bashaka bafite uburyo babyumva bitandukanye that's why nimukanye murenganya abanyamakuru kuko namwe ubwa inose niba Bruce yaza kama interview for free bite wowe ushaka kunyishyuza none systeme n'impangwe ntami ibyo biceri ifoto nyigura yamera boyfriend tumubaze n'abatubwire boyfriend kano kanya ni kure ushaka kugera se nugera ubwo bizanye wifuza nyine uri kizakora kugira ngo ugume kurembe rwo hejuru nshaka kugera kure ku buryo nagurura umudoka ikimodoka n'ubushize baragikunda nkagira n'urutare make Elina ewana shaka kuhimbiza urumodoka ngazajya ndaruviringa aho nyuze hose bagasara ngo dore boyfriend so mu gihe naba ngeze aho ngaho rero hariho Rwanda Imbuto Foundation izamura impano z'abakiri bato mu byiciro bitandukanye nanjye nahita nkora iyanjye yitwa Boyfriend Patrick Foundation okay man kigaragara cyo mwese mufite imitima ijya kumera kimwe just for supporting atari ibyo kuvugira
no oya wibuka ko video izagaruka mari mwagafasha oya uzi impamvu yenzana bataginga biserema ngane dore ba bantu batubwiye gutya bro wallahi bari kabisa ibitekerezo byacu abari bimwe umurimo washimye imyumbati imyumbati rera fresh umurima oya ngewe ndo umurima shando umurima oya uri umwumbati sibyo sha data wona riki oya ariko wona riki oya tekereza nawe ngende kubona uri umurimo w'inga nari ariko nibyo baraguhinga mese numva ari byo ndabihinga uri umurima babyumvise ngo ndumuramye nagabeshe mpe nago muhinga ariko uri umurima tu wena naguhinga umugana ariko azaguhinga Suzana namuhinga oya nago nzamuhinga uzakora iki nzamutabira umva kandi se gutabira siko guhinga mane oya hari ugutabira urabanza gahinga hari ukurima amasinde ahubwo ikibazo rero nshaka kuzasanga ari undushike nicyo kibazo kizere ko nimba nzamutabira hari uzaba waramukwesheje babanza gukwesha bagatabira nyiri cyari nuko byangikunda n'umurima tu sibyo se okay sawa no turi kujyana umusozo wacu man kumwe n'aba last time dukurikiranga kuri MTV ndagira ngo mbibutse man uyu mu baby ndetse n'uyu asi kuki mutakoze cyane ibintu kubera iki kandi muri the same mwabaye umwe kuki mudakora cyane nayo tuzayikora cyane imwe iduhuje ariko buri muntu side afite cyane ufite management boyfriend se afite management nawe nayo nibaza impano ngizi ngizi ziri gutembera hano ziri kuzerenge gucyo na management ese bakire bari kureba he man nibaze nkubaze bakire bajya bareba itala zihari so tugana ku musozo rero nta kintu cyakugira ngo mbabaze sibyo ndagira ngo mbabaze akantu kamwe konyine ikintu nyine mu kano kanyu ngo sibyo hari umuntu ushaka kwagukunda nyine aba areba ibintu byawe tuvuga ati this girl gasarangoma niki kintu wamusaba kano kanya ikintu nyine wamusaba tu hari umuntu ufite ushobora gufasha sibyo kandi gufasha ntago ari ubushobozi gusa n'amafaranga n'ibintu byose kano kanya niki wamusaba ese wamuyego adresse hano yagusanga ibintu byose ibintu nk'ibyo uwo muntu rero ikintu yamfasha nuko yajya kuri channel yanjye nitwa Elina official akankorera subscribe agashare kandi mugane wakakajwe nta n'ikintu bayisaba hari igishoro bamwe ntacyo kugira tempo twijana twonyine ugakirika byonyine gusa ujye umubwira abantu MTV left 10,000 kandi usanga dufite views hafi mu magana ngahe kibazo kora subscribe gusa ngaho nyumvira mujye kuri channel yawe rero komeza akajya kuri channel yanjye kuri YouTube yakareba Elina official kankorera subscribe like agasharinga no kuri Instagram nitwa Elina official no kuri TikTok byose cyangwa akanyandikira kuri nimero yanjye kuri WhatsApp 078 710 628 iba no muri 078 710 628 82 boyfriend let's go nanjye nyine mfite YouTube ni Boyfriend TV Rwanda nuko bayijyaho bagakanda subscribe bakareba n'ibyawe yes bakabikurikirana 100%. Yes na Instagram nitwa Boyfriend Patrick na nimero rero ni 072 90 28 037 na 079 62 064 ubwo ngubwo nyine abashaka kunshiriraho nk'uduceri bakabishiraho nabo Imana ikaza oya niko bimeze bagomba kubikora ni yumvikana byakunda impano nicyo bivuga man it's a talent so ndagenga tukubikana ku musozo kandi amatsana yitsaza kuyapininga muri comment section baraza kugeramo niturangiza bakore subscribe kuri channel ya Boyfriend Patrick turi kumwe na